Yes, reka nongere mbasuhuze mwebwe nshuti bavandimwe muhora mukurikira Rwema Solutions. Uyu munsi ndabishimiye cyane muri iyi weekend aho dusoje icyumweru kitari kitworoheye, tukaba tugiye gutangira ikindi. Mbifurije rero kugira umugoroba mwiza n'ubuzima bwiza igihe iwanyu aho bugorobye nka hano iwacu. Naho niba iwanyu bukeye mubyuke mujye ku kazi, ibidutegereje imbere hariya ni byinshi cyane. Ndabashimiye rero ko mwahisemo gukurikira Rwema Solutions. Ubu ngubu aka kaba ari akanya nabahitiyemo kugira ngo twigane isomo ryo kubaho ubuzima bwa wenyine. Hari abantu benshi cyane rimwe na rimwe bijya bishoboka rwose ko babaho bonyine. Aya ni amasomo dukwiriye kugira mu buzima bw'ingenzi, kuko hari igihe rwose abantu bose biba bidashoboka mu gihe runaka ko muba muri kumwe ukisanga uri wenyine. Ibi byose nabibateguriye mbikuye mu gitabo cyiswe The Art of Being Alone. Nkaba rero ngiye kubasangiza bimwe na bimwe mu byo nabasomeye muri iki gitabo maze iminsi nsoma amasomo byibura angahe se. Reka turebe amasomo byibura 9 y'ingenzi twakwigira muri iki gitabo, kwiga kubaho ubuzima bwa wenyine. Nabyo ubwabyo ni umwuga, kuko hari igihe rwose bikenerwa ukumva ugomba kuba ahantu ha wenyine, kandi wenyine ni ibiki wakubahiriza, wabigenza ute igihe ubuzima bwagusabye kubaho muri ubwo buzima nyine bwa wenyine. Isomo rya mbere ntararigeraho ngiye kubasaba, kuko ndabizi ko mukunda Rwema Solutions. Ngiye kubasaba nta kindi dupfana hano uretse gukora subscribe. Icyo ni igihe wowe waje ukagwa ku biganiro bya Rwema Solutions ukaba uri mushya, ukande kuri subscribe, hanyuma twese hamwe dukore share, tubisangize inshuti n'abavandimwe, kandi tujye dukora like. Reba ikiganiro tukirangize kugira ngo tugikuremo amasomo menshi, kuko aya masomo niyo adufasha kwigira imbere mu bihe bitandukanye bigiye bituzonga mu bituramo no mu ngorane zitandukanye z'ubuzima. Isomo rya mbere rero muri iki gitabo turisanga kuri paje ya kangahe, iri somo rya mbere muri iki gitabo riravuga ngo niba udashobora kwimenya, kuvumbura wowe ubwawe ngo umenye uwo uriwe, niba bidashoboka rwose ko uvumbura ngo wimenye uwo uriwe, at least byibura ukwiriye kumenya, ukavumbura cyangwa se ukamenya uwo utari we, noneho icyarimwe ukanamenya uwo udashaka kuba. Ni byiza kwimenya, ukisobanukirwa, ukamenya imiterere yawe, ukamenya ibyo ukunda n'ibyo wanga, ariko ibi bintu uzabimenya nyine mu gihe uri wenyine nta muntu muri kumwe. Ukabimenya, ukisobanukirwa, ukiga imiterere y'umubiri wawe, imiterere y'imitekerereze yawe, imiterere y'ubwonko bwawe, imiterere y'abo mubana, byose ukabyitekerezaho. Byakunanira kwimenya no kwisobanukirwa, at least noneho ukamenya uwo utari we. Uwo utari we ninde, hanyuma uwo utifuza kuba we ninde. Ibyo bintu uko ari bitatu ukwiye kubimenya, ukabizingatiya mu buzima bwawe mu gihe cyose bibaye ngombwa ko uba wenyine. Ugomba kwisobanukirwa. Utabizi ukomeza kugwa mu ngorane zitandukanye, ukomeza guhura n'ibirushya ukananirwa kubisohokamo, bikakugora cyane cyane mu buzima
bujyanye n'imitekerereze, ikindi mu buzima bujyanye n'ubutunzi n'amafaranga, biragorana cyane iyo utaramenya uwo uriwe. Isomo rya kabiri dusanga muri iki gitabo, The Art of Being Alone. Iri somo turisanga riravuga ngo in the race of finding people we lost ourselves. Igihe abantu bari mu ntambara yo gushakisha abantu mubana, kwiruka inyuma y'abantu, muri make nicyo bishatse kuvuga. Abantu benshi barwana intambara yo kwiruka inyuma y'abantu, bikarangira batakaye ubwabo bakibura. Muri ubu buzima ntabwo ari byiza yuko watwara igihe cyawe kinini wiruka inyuma y'abantu, ahubwo ibyiza kuko iyo ubikoze akenshi uratakara wowe ubwawe ukibura. Nta na rimwe nigeze kubibabwira, nta na rimwe mwigeze mubona ururabo rwiruka rujya gushaka inzuki ngo ruzihe ubuki, cyangwa ngo zitahemo ibyo rujya gukoramo ubuki. Ahubwo ururabo akazi karwo ni ukuba hariya rukamera neza, rugafurishinga, noneho inzuki zo zikaza zirusanga zirwirukira, maze rukaziha rwose ibyo zirukeneyeho byose. Ntuzatakaze rero umwanya wawe ujya gushakisha no kwiruka inyuma y'abantu nkaho ushaka kubana nabo ku ngufu, ahubwo rwose icyo ukwiriye kuba cyo, ukwiriye kwitekerezaho nk'uko twabibonye mu isomo rya mbere twigira mu buzima bwo kubaho wenyine, hanyuma ukamenya yuko wamaze kwisobanukirwa, niba ibyo byabikuranye ugashaka gusobanukirwa no kumenya neza udashaka kuba we, noneho ibyo nk'aho byaba bidahagije ukanamenya n'uwo ntari we, uwo utari we. Byaba byiza cyane rero, ibi biragufasha kujya kuri step iyi ngiyi ya kabiri. Step ya kabiri kuri iri somo rya kabiri, umenya neza ko mu nzira yo kwirukanka ushakisha abantu ngo mubane, akenshi birangira wowe utakaye maze ukibura. Turagenda rero tujye ku isomo rya gatatu. Isomo rya gatatu muri iki gitabo ngo amavidewo menshi n'amafilime n'amaseri aboneka kuri interinete no mu bitabo bitandukanye ahadukikije, akenshi atandukanywa n'uko abandi bantu baza ari bo bayobozi cyangwa bakaza ari ba marayika murinzi, bityo umuntu akaba yagira ngo ibyo bintu bibaho koko ku bantu bose. Ntabwo bibaho ku bantu bose. One day someone will come to save you, rescue you, or rather fall in love with you. Niba wiga ubuzima bwo kubaho wenyine, umunsi umwe ibi bizakubaho. Umuntu azaza agukure muri situation urimo. Byanze bikunze hari umuntu uzaza agukure muri situation mbi urimo. Hari kandi umuntu uzaza akagutabara muri ubwo buzima bwa wenyine urimo. Niko amategeko ya nature akoze. Hanyuma noneho mu buzima bwa wenyine hari n'uzaza aguhe urukundo, agukunde, nawe umukunde, mukundane. Byanze bikunze niwiga kubaho wenyine, umunsi umwe uzagera haze umuntu aje kugutabara, niba uri mu bibazo cyangwa se niba uri mu ngorane zikomeye runaka,
aze agutabare, nuko kandi hari uzaza agwe mu rukundo, mukundane, agukunde nawe umukunde, mukomezanye ubuzima bwa babiri. Iyi ngiyi ryari isomo rya gatatu. Turihuse tujye ku isomo rya kane dusanga muri ubu mu kwiga kubaho ubuzima bwa wenyine, muri shapitire ya kabiri y'iki gitabo ngo the pain of hiding your truth, akababaro umuntu agira iyo ahishe cyane uwo ari we, akababaro umuntu agira iyo ahishe cyane abandi uwo ari we. The most painful and scariest thing in the world is to look in the mirror and not recognize the person saying right at you. Akababaro kanini cyane umuntu ashobora kugira kuri iyi si, ikintu giteye ubwoba gishobora kubaho ku muntu muri iyi si, ni ukujya mu cyumba cyawe ukitegereza muri miruwari, ukireba, maze ntushobore kwimenya, ntushobore kumenya uwo uri we. Ibyo bintu bibaho ku bantu benshi, abantu bamaze kwitakariza icyizere cy'ubuzima, kugeza ubwo rwose ushobora kwireba mu indorerwamo ukiyoberwa, ntubashe kumenya uwo uri we. Ibyo ni ibintu bibaho cyane rwose. Iri ni isomo rikomeye abantu bakwiriye kwiga cyane cyane buri munsi. Mu gitondo ukimara kubyuka ujye ugenda wirebe, sinzi ahantu indorerwamo uyibika, niba ari mu cyumba uraramo, niba ari muri dushe, niba isanzwe iri fixed, genda, cyangwa niba nta nihari namba, aho ugenda aho ukorera byanze bikunze hariyo indorerwamo. Njya mbona abantu benshi mu bwiherero habamo indorerwamo. Genda rero winjiremo, ugende utegereze, nusanga udashobora kumenya ubona yuko ari wowe, rwose ibintu bizaba bigeze iwa ndawe. Ugomba kumenya ngo n'igihe uri, ugomba kwimenya, twabonye ko ugomba kwiga ukavumbura uwo uri we, ukisobanukirwa neza. Ibyo byakunanira ugashakisha kumenya uwo utari we, noneho nk'aho ibyo bidahagije ukamenya noneho neza uwo ushaka kuba we uwo ari we. Ibyo bizagufasha muri self development, mu kwiyubaka mu buryo bwose butandukanye. Noneho ugerageze ukore amayetide yimbitse ku buzima bwawe bwite, maze ubashe gutera imbere umunsi ku wundi. Isomo rya gatanu riravuga ngo self love is about knowing everything about yourself, however ugly or dark or bad your truth is, and accepting yourself with it. Self-love is about knowing how to transform your flaws into your strengths, rather than hiding them inside you so that no one can see them. Ngo kwikunda ni uburyo bwiza bwo kumenya buri kimwe cyose kuri wowe. Kwikunda ni uburyo bwose bwatuma umenya buri kimwe cyose mu bikwerekeyeho. Ariko ikibi noneho cyane cyane umwijima, ukuri kwambaye ubusa kuri gushoboka, ni igihe noneho udashobora kwiyakira ngo wemere uwo uri we, wamaze kwibonaho neza muri bya bindi umaze kureba kuri buri kintu cyose. Kwikunda ni ukumenya neza uburyo wahindura imiterere yawe kuri buri kimwe cyose, ukabihinduramo imbaraga zigufasha gutera imbere, kuruta ko ahubwo weakness zawe zakubera noneho inkumi, cyangwa se imbaraga negative noneho ikurushaho kujyana habi harindimuka.
hanyuma ibyo bishobora kugufasha iyo wirinda guhisha cyane weakness zawe ngo abandi batazibona, ahubwo iyo bazibona nibo bagufasha no gukosora byinshi cyane mu mibereho yawe. Gerageza kuba uwuriwe neza muri iyi si. Nta kintu cyoroha cyane rwose, ibintu byose birakomeye. Rero ntabwo uzageramo ikintu uri wenyine. Gerageza kwisuzuma cyane, umenye weakness zawe uko zingana, hanyuma umenye na strengths zawe, byose bigufashe bifatanyirije hamwe kuguteza imbere, aho kugira ngo bibe intandaro yo kugusubiza hasi cyane. Isomo rya gatandatu, there are some days when you miss yourself more than you have ever missed anyone else. Hari iminsi imwe n'imwe ukumbura wowe ubwawe kurusha uko wagira undi muntu wese ukumbura. Iyo uri wenyine ukumbura wowe cyane, rimwe na rimwe urikumbura kurusha uko wakumbura undi muntu uwo ari we wese muri ubu buzima. Abantu benshi bazakubwira yuko nta kintu wimarira uzimarira, bazaguca intege bakubwira yuko nta kintu ubanza unamaze, icyo ntuzigere ubyemera na rimwe, kugeza ubwo uzisura ukagenda ukajya mu cyumba cyawe cya wenyine, nk'uko mwanga mureba ndi mukenyine abandi kubavugisha, ukisura ukiganiriza, wowe ukaganira nawe ubwawe, uzagira ibintu byinshi wivumburaho, uzagira ibintu byinshi uvumbura ko ufite, cyane cyane imbaraga uzavumbura kandi na weakness zo ufite, ariko byose uharanire bigufasha muri optimism, biguteza imbere kurusha ko byakubera intandaro yo kuva mu mbaraga zikuganisha imbere bigushyira hasi. Tugeze ku isomo rya karindwi, dusigaje abiri. Isomo rya karindwi ngo come face to face with your mind. It is a joy to be hidden and a disaster not to be found. Ni ibyishimo cyane kubaho wihishe kuruta ko ni ibyishimo cyane iyo ubaho wihishe, bikaba ibyago n'amakuba iyo abantu badashobora kugushaka ngo bakubone. Ni byiza rimwe na rimwe ko wihisha abantu bose, ariko niba abantu bashobora kugushaka bakakubura burundu, byo ni disaster. Gerageza abantu bakubone igihe bagukeneye, ariko si buri gihe cyose, kuko ari byiza bikaba n'umunezero rwose ko hari igihe waba wenyine. Isomo rya munani, building a dream life plan. Abantu benshi bafite dreams, bafite inzozi n'indoto zo kugera kure cyane, ntabwo ari benshi ariko bamwe mu bazifite izi nzozi n'indoto zo kugera kure cyane biberaho mu buryo butandukanye, nyine za nzozi zigahinduka nka za zindi barota nijoro. Kugira inzozi ni ikintu kimwe, no kugira icyo zikoraho uhereye umunsi wazigiriye ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mugerageze mutangire mugire icyo mubikoraho, mutangire mugire icyo mukora kuri izo nzozi zanyu. Noneho rero niba utazi, isomo riravuga ngo niba utazi ahantu ushaka kujya, uburyo uzagerayo urumva buzaturuka hehe? Urumva bizagenda gute ngo ugere iyo ushaka, iyo udashaka kujya? Niba utazi iyo ujya, urumva bizagenda gute ngo uhagere? Mu yandi magambo, ukwiriye kugira a clear vision, biri clear, inzozi zawe, viziyo yawe ikaba iri clear, ukaba uzi icyo ushaka kugeraho, noneho ukavuga ngo nzakigeraho mu gihe iki n'iki, mu gihe runaka, bizantwara igihe kingana gutya, bizantwara resources, ari abantu n'amafaranga cyangwa ibintu bingana gutya, kugira ngo mbikoreshe muri urwo rugendo ntangiye. Isomo rya nyuma rya 9,
how can you be good all the time? Wibwira gute ko uzaba mwiza ibihe byose? Ntabwo ibyo bishoboka. Iminsi eh, eh, bajya bavuga ngo inzira ntibwira umugenzi, n'iminsi kandi nayo ngo ni nyamujyana. Ntabwo waba mwiza ibihe byose. Reka rero wemere igihe byakugezeho n'uburyo wabyitwayemo, wanarayizinge niba byabaye neza, niba washoboye kunesha cyangwa niba byakunesheje, umenye n'impamvu byakunesheje, cyangwa niba wanesheje wishime userebuti yesi nabishoboye. Ariko niba watsinzwe, ntibikubere impamvu yo kugwa hasi, ahubwo bikubere impamvu yo kuvanamo amasomo, kumenya ikintu cyaguteye, ingorane wagiriyemo wahuye nazo, icyakubereye imbogamizi kurusha byose. Nta muntu n'umwe washobora gukunda abandi bantu we yarananiwe kwikunda. Urukundo rutangirira kuri wowe, my brother and my sister. Gerageza ubashe kwifata neza, ubashe kwikunda mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'imitekerereze. Urukundo wikunda, bajya batubwira ngo tubasabwa gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ngaho rero reba, niba wikunda gake, ntibizagukundira gukunda abandi. Itegeko ry'Imana ni uko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Ibyo bigakurikira gukundisha Imana umutima wawe, ubwenge bwawe bwose, n'imikorere yawe yose bigakunda Imana. Ariko noneho kuri bagenzi bawe, ugakunda bagenzi bawe ngo nk'uko nawe wikunda. Urukundo rero rutangirira kuri wowe. Nizere yuko mugiye gutangira kwikunda, mukifata neza mu mibereho yose, nk'uko twabibonye mu biganiro biheruka, cyane cyane ngo uko umuntu yabigenza ngo abeho ubuzima bwiza. Muze kureba ibiganiro bibiri biheruka kuba uploaded, mumenye neza uburyo mwakwiyitaho mukamererwa neza, noneho mugatangira mugashobora kumenya uko mwakunda n'abandi, mubakorera ibyo namwe ubwanyu mushobora kwikorera. Bakunda kubi. Reka ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreze aha ngaha, noneho tuzakomeze no mu kiganiro cy'ejo. Mugire umugoroba mwiza aho bugorobye, kandi aho bukeye namwe mugire umunsi mwiza, muhahe murobe, naho ubutaha mu kiganiro cy'ejo. Mukomere. Yari Rwema Solutions. Ndabakunda cyane cyane cyane. Bye bye.